niko element we tangira utubwira ibijyanye na biri gukora bya Afroga ko bimeze bite. Mbere kuri Food yatumye mfata muzike yanjye nkaho biri serie none element we ibya mbere bifataga nkaho uri kwikinira nabigize serious. That's why nafashe nyine mwabibonye imbaraga nashyizemo kugira ngo Milleri be kuriya ibaza indimbo yanjye nari mbishoboye kubyikorera ariko ya mixinzwe na Made Beats. Oya se witubeshye ngaho komeza tubwire pe Mastering na Bob kugira ngo urebe just I want to take it serious. Element we mbere bifataga nkaho kwikinira kare kuko namaze kubona ko ari ikintu gishobora anytime kungirira akamaro kurusha n'ibyo ndimo. None se producer waburetse cyangwa n'ubundi ni ukwitwikira gusa ugasaba mu producer aho komeza tubwire yende boy tanzo zara miliyoni zose ubara audio na video byose biri hejuru ya 30. Urabeshya muhungu wanjye ese amafaranga natyo aragusebya amafaranga pe franga muri 30 kuzamura ndumva giye bidashoboka ngaho komeza tubwire. Ese byarakoroheye kwakira ko Kelly yagiye Element yako naho ukoryo ka pe cyari kanze nywe kudukoryo twaye nanjye banyitemwe dukoryo